ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ubuntu bwe n'amahoro bye bibane natwe twese. Dukomeje bya byigisho byacu ku buturo bwera. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko ivuga ngo amaturo yo kuremesha ihema ry'Imana. Ikigisho kiboneka mu Kuva 35 umurongo wa 4 kugeza kwa 9. Kadusome twumve. Mose abwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose ati: iki ni cyo Uwiteka yategetse ngo mwakira amaturo Uwiteka aturwa na bene wanyu. Umuntu wese wemezwa n'umutima we azana ituro atura Uwiteka ry'izahabu n'ifeza n'umuringa n'ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza n'ubw'ubwoya bw'ihene n'impu z'amasekurume y'intama zizigishijwe inzigo itukura n'impu z'inyamaswa zitwa tahashi n'imbaho z'ibiti byitwa imishita n'amavuta y'amatabaza n'imibavu yo kuvangwa n'amavuta yera yo gusiga niyo kuvangwa igahinduka umubavu mwiza wo kosa n'amabuye yitwa shohamu n'andi mabuye yo gukwikirwa ngo ahundwe ku mwambaro witwa efodi no ku gituza. Dusenga Imana. Turagushimye Uwiteka umwami Imana, tugushimye ko wadushiriyeho umuyoboro mwiza wo kubona imigisha iva mu biganza byawe. Ijambo ryawe ritubwira ko gutanga kuzana imigisha kuruta guhabwa. Ndasabira buri wese ukurikira iki kiganiro umwuka wera ahumura ubwenge bwe, amenye ibanga riri mu gukoresha ubutunzi bwacu neza. Reka imbaraga za Satani n'ibihembo bye byose bitsindwe mu izina rya Yesu. Abantu bawe bakora umurimo wawe babikunze, babiboneremo ingororano bakiri kuri iyi si, bazahabwe n'ingororano mu bwami bwo mu ijuru. Tubisabye Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Dore Uwiteka yaduhaye umugisha, aduha ubwenge n'ibindi byose, natwe tumukorere kuva uyu munsi, ingororano zacu tuzazibona. Inyigisho yo gutanga ikunda kugibwaho impaka cyane. Mu cyigisho cy'uyu munsi ndagira ngo tugerageze gushima umucyo kuri iki kintu cyo gutanga amaturo kugira ngo umurimo w'Imana ugeraho twebwe tudashobora kugera. Gutanga amaturo, gutanga icyacumi, gukoresha ubutunzi bwacu ku murimo w'Imana bigora benshi, kandi ari umuyoboro Imana yashizeho ngo tubone umugisha uva mu kuboko kwayo. Kubera rero ko Satani nawe yicara ashaka uburyo yadutandukanya n'ubushake bw'Imana, azana imitekerereze inyuranye mu bantu, baba abigisha ku gutanga, baba n'abigishwa. Hari abigisha batinya kubwira abakristo babo ku bigendanye n'amafaranga ngo batagira ngo bakunda impiya. Ugasanga umuntu umaze imyaka myinshi mu rusengero atazi ibigendanye no gutanga icyacumi n'amaturo. Abandi ndetse bakageza naho bavuga ko icyacumi n'amaturo byajanye na mihango n'imigenzo y'isezerano rya kera. Ku rundi ruhande rero hakaba abayobozi, abakavya, abo bayobora ku ngufu n'iterabwoba ryinshi. Abantu bakabitanga bijujuta batinya guhagarikwa no gushyirwa hanze y'itorero. Ayo yose nta mayeri Satani akoresha adashaka ko abantu b'Imana babona umugisha, kuko ari udatanze amaturo n'icyacumi kubera ko atabyigishijwe, ari n'ubitanze ku gahato agononwa, bose nta ngororano, nta migisha babona iva ku Mana. Nshuti muvandimwe, ndasenga Imana kugira ngo umwuka wera abane nawe agusobanurire igikwiriye. Iki kiganiro kije kurangira umaze kumenya neza aho umuyoboro w'imigisha mu rugo iwawe no mu buzima bwawe uherereye guhera uyu munsi. Utangire ugerageze Imana, urebe ngo irakugomorera imigisha ukabura aho uyikwiza, nk'uko yo ubwayo yabyivugiye, kandi ntijibesha ibyo yavuze no kubikora irabikora. Dusome mu rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 9 umurongo wa 7 kugeza kwa 8. Umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda utanga nezerewe. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose. Uhereye kera kose abantu b'Imana baranzwe no kwihimbarisha ubutunzi yabahaye.
Nowa amaze kurokoka umwuzure ku bw'ubuntu bw'Imana, yayitambiye ibitambo byoswa byinshi, iranezerwa. Iyi nkuru tuyisoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 8 umurongo wa 15 kugeza kwa 21. Aburahamu yahawe n'Imana gutsinda urugamba, aha Imana ituro ry'ishimwe. Iyi nkuru nayo tuyisoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 14 umurongo wa 17 kugeza kwa 20. Atabarutse avuye gutsinda Kedorulawomeri n'abandi bami bari kumwe nawe, Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino. Yari umutambyi w'Imana isumba byose. Amuhesha umugisha ati, Aburahamu ahabwa umugisha n'Imana isumba byose, nyir'ijuru n'isi, kandi Imana isumba byose ihimbazwe, yakugabije ababisha bawe. Nuko Aburahamu amuha kimwe mu 10 cya byose. Aba bantu b'Imana babikoraga babikuye mu mutima wabo ukunze, nta tegeko ryabibahataga, ahubwo nuko bari bafite ubusabane n'Imana, banezerewe ibyo yabaga yabakoreye. Ese wowe ni gute unezererwa Imana yikugiriye neza? Iyo uteye ibitebo 4 by'ibigori mu murima wawe, ugasarura tone 5, aho ujya wibuka kwishimira ibitangaza ikoze? Ni gute ujya ushimira Imana iyo wigaga ugahanyanyaza mu buzima bugoranye, ukabona Imana iguhaye diplome, ukabona akazi keza, ukicara mu biro, buri kwezi ugasanga kuri konti yawe hagezeho amafaranga, kandi hirya no hino ubushomeri buca ibintu? Ni gute ujya ushima Imana iyo ukwezi gushira ukundi kugataha, utarakandagiza ikirenge mu nzira ija kwa muganga, kandi hirya no hino indembe zicurikiranye mu bitaro, ibitanda byarabaye bikeya kubera ubwinshi bw'abarwayi? Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 28 ku murongo wa 20 hari amagambo agira ati, Yakobo ahiga umuhigo ati, Imana nibana nanjye ikandindira muri urugendo ingenda, ikajya impa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro, Uwiteka azaba Imana yanjye, n'iribuye nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi ku byo uzaje umpa byose sinzabura kuguha kimwe mu 10. Abisirayeli banejwe no gutanga amaturo igihe Imana yari itegetse Mose kuba ku buturo bwera, kuko bari bibutse ko ari Imana yatumye babona ibyo batura, ubwo yabahaga umugisha wo kunyaga Abanyegiputa igihe bari bagiye kuvayo. Dusome kuva igice cya 3 umurongo wa 21 na 22. Kandi nzaha ubu bwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa, nimugenda ntimuzagenda ubusa, ahubwo umugore wese azasabe umugore w'umuturanyi we, ndetse n'umugore acumbikiye, ibintu by'ifeza n'izahabu n'imyenda, mubyambike abahungu banyu n'abakobwa banyu, niko muzanyaga Abanyegiputa. Iyo usomye mu kuva igice cya 12 umurongo wa 35 na 36 usanga ariko byagenze. Abanyegiputa bahaye Abisirayeli ibyo babasabye byose, bahemberwa ya myaka isaga 400 bari bamaze babakorera. Haleluya, Imana ni umukozi w'umuhanga. Ubwo rero igihe cyarageze, Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli bantura amaturo, umuntu wese wemezwa n'umutima we azaba ari we mwakira ituro antura. Kuva 25 umurongo wa 1 kugeza kwa 2. Haza abagore n'abagabo abemejwe n'imitima yabo bose, bazana impeta zo ku mazuru n'izo ku matwi n'inigi, byose ari izahabu, kandi abagore bose batewe umwete n'ubuhanga bwabo, bakaraga ubwoya bw'ihene. Abatware bazana amabuye yitwa shohamu n'andi mabuye yo gukwikirwa. Kuva igice cya 35 umurongo wa 34 kugeza kwa 36. Aha murabona ko ibyiciro byose by'abantu bagize uruhare mu kuzana ibintu byo gukora umurimo w'Imana. Abagabo, abagore, abatware, abakomeye, aboroheje, bose bazanye ibintu bemejwe n'umutima wabo, nta muntu bashizeho agahato. Nanone byumvikane ko abantu bose Imana yari yagiriye neza, atari ko bazanye amaturo yo kubaka ubuturo bwera. Bibiliya iravuga ngo, umuntu wese wemejwe n'umutima we. Abandi rero basigaye biyicariye nk'uko hari nawe waba umaze iminsi ubigenza. Bakomeje kugira zahabu n'ifeza zabo bari bakuye muri Egiputa, nyamara abandi bakomeje gutanga, ibintu biragwira cyane. Mu kuva 36 handitswe ngo, babwira Mose bati, abantu batuye byinshi
bisaze cyane ibyo kuremesha ibyo Uwiteka yadutegetse kurema. Ahandi Bibiliya ivuga ko bazanye ibintu byo gutura Uwiteka biba ibirundo. Ibyo byatumye Uwiteka abaha umugisha, bagiye kurwana n'Abamidiyani batabaruka, nta n'umurwanyi n'umwe batakaje. Nanone ibyo bakoze ku mutima wabo bituma bazana ituro ry'ishimwe. Tubibona mu Kubara igice cya 31 umurongo wa 48 kugeza kwa 54. Handitswe ngo abatware batwara ibihumbi bya zangabo, abatware b'ibihumbi n'abamagana bigira hafi ya Mose baramubwira bati, abagaragu bawe tubaza umubare w'abarasanye dutwara, dusanga nta n'umwe watubuzemo. Tuzaniye Uwiteka ituro ry'ibyo umuntu wese yasahuye. Nuko Mose na Eleyazari umutambyi bakira izahabu abatware b'ibihumbi n'abamagana batanze, bazijyanira mu ihema ry'ibonaniro kugira ngo zibere Abisirayeli urwibutso rubibukisha imbere y'Uwiteka. Umva neza ngo kugira ngo bizabere Abisirayeli urwibutso imbere y'Uwiteka. Mwene data, nshuti muvandimwe, wowe urumva nta kintu ukwiye gutanga mu nzu y'Imana ngo kizaje kikubera ikimenyetso imbere yayo? Abantu barabona umugisha bakigira mu shuguri zabo, akenshi bikanabayoyokera mu ntoki batarahaza ukwifuza kwabo, kuko burya kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Ibintu bitarimo kubaha Imana, imishinga itarimo kubaha Imana, ntacyo isigira nyirayo, birangira nka wa munara w'ibabeli. Imana ivugira mu kanwa ka Maraki, umuhanuzi Maraki, igice cya 3:7 kugeza ku 12, aho avuga ibyaha by'abantu b'Imana bayimye ibintu byayo. Ku murongo wa 8 hagira hati, mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti, twakwimye ibiki? Mwanyimye imigabane ya 1/10 n'amaturo. Umurongo wa 9 uragira uti, Imana isobanura ingaruka z'icyo cyaha, muvumwa wa muvuno. Nyamara ariko kuko ari nyembabazi n'urukundo rwinshi, yongera gutanga andi mahirwe, kandi kuri bamwe hari igihe yaba amahirwe yanyu. Iravuga iti, nimuzane imigabane ya 1/10 ishitse, muyishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru, kabasukaho umugisha mukaboraho mu kwiza. Nzahana indyanyi nyibahora, ntizarimbura imyaka yo ku butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu ntuzaragarika imbuto mu murima igihe kitaragera, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Natwe abumva umuburo uyu munsi, nitwita ku by'Imana ivuga, izaduha imigisha yayo, kuko yari ivugiye ku murongo wa 11 iti, kandi amahanga yose azabita abanyamahirwe, kuko muzaba igihugu kinezeza, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Niba waje kuvuga ngo ibya 10 n'amaturo nibyo mu isezerano rya kera, kuki aya magambo Imana yahisemo kuyavugira mu kanwa ka Maraki? Harya mureke mbabazi, umuhanuzi ahanurira abibihe byamubanjirije cyangwa ahanurira abibihe bizakurikira? Utekereza ko nitutabwumvira tuzabona icyo twireguza nitugera imbere y'intebe y'imanza ya Kristo? Reka turebe na Yesu ko avuga ku by'amaturo n'ibya 10. Amaze gukiza umubembe muri Matayo 8 umurongo wa 1 kugeza kwa 4, yaramubwiye ati, genda wiyereke umutambyi uture n'ituro Mose yategetse, ribabere ikimenyetso cyo kubahamiriza. Kuba umubembe ryari ishano rikomeye, gukira ibibembe yari amahirwe akomeye cyane. Ni nko kubona umuntu aba mu byaha akagira mu gakiza. Ubwabyo yari akwiye kujya abitangira ishimwe uko ageze mu nzu y'Imana. Abakorera Satani bashizeho umwete, natwe rero dushireho umwete mu gukorera Imana yacu. Yesu agiye kuza gutwara itorero, kandi ibyo turunda hano ku isi tuzabihasiga, ariko ibyo dutanga ku murimo w'Imana tuzabisanga mu ijuru. Gira umwete, Yesu agiye kuza gutwara itorero, isi ye gukomeza kugushuka. Muri Yohana igice cya 21 umurongo wa 5 kugeza kwa 10, tuhabona inkuru ya Yesu yiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya bagiye kuroba, ariko bakesha ijoro ntacyo bafashe. Yesu ahageze mu rukerera yababwiye uko bagomba kubikora. Dusome ku murongo wa 6, nimujugunye urushundura iburyo murafata. Ahari wajyaga wibaza impamvu
ibintu ugerageza gukora byose bitagenda neza. Impamvu nta yindi ni uko ujugunya urushundura ibumoso. Uyu munsi Yesu arakubwira ngo jugunya urushundura iburyo, urafata. Dusenge. Urakoze Uwiteka Umwami Imana ko wongeye kudukebuza ijambo ryawe. Ndasabye kugira ngo uduhe umutima gutanga amaturo na kimwe mu 10 bishyitsi, kugira ngo tubone umugisha uturuka mu biganza byawe. Abagize intege nke n'ubutamenya ubabarire Mana. Guhera uyu munsi bagenze nk'uko ijambo ryawe ridutegetse. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mwari kumwe n'umukunzi wanyu Jean Joseph Mbonyubwabo.